Tekereza ugiye ku kazi, ufunguye mudasobwa yawe, email nshya irahagera, yanditseho amagambo abiri gusa, I love you. Uratekereza uti ahari hari umuntu unyandikiye ubutumwa bwiza. Urafungura. Mu masegonda makeya mudasobwa yawe itangira guhinduka. Amafoto yawe amwe arabura, amadosiye yawe amwe arangirika. Email yawe itangira kohereza ubutumwa ku bantu bose muri kumwe mu rutonde rw'abo wandikira. Mu isaha imwe gusa ikibazo kiba kimaze kugera ku migabane itandukanye y'isi. Abahanga mu by'ikoranabuhanga baratangara. Ibigo bikomeye birahagarara. Guverinoma zitangira kuzimya email system. Ese byagenze bite? Ninde wakoze iyi virusi? Kuki abantu benshi bayifunguye nta bwoba? Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru y'ukuri I love you virus. Imwe mu nkuru zahinduye amateka ya cyber security. Murakaza neza kuri Sibo James Tech and AI. Murakurikira Hakazi Fayiro aho twiga amateka ya technology, AI na cyber security mu kinyarwanda cyoroshye. Uyu munsi tugiye gusubira mu mwaka w'ibihumbi 2000 igihe email imwe gusa yateje ikibazo gikomeye ku isi. Reka dutangire. Isi ya internet mbere ya I love you. Mbere y'umwaka w'ibihumbi 2000 internet yari ikomeje gukwirakwira hose. Abantu benshi bakoreshaga mudasobwa zifite Windows. Email niyo yari uburyo bukunzwe cyane bwo kohereza ubutumwa. Na WhatsApp yari ihari, na Telegram, na Messenger nk'uko tuyizi uyu munsi. Iyo umuntu yakoherezaga email abantu benshi barayizeraga. Cyber security yari itaratangira kwitabwaho nk'uko bimeze muri iki gihe. Nicyo cyatumye isi iba yiteguye kwakira ikibazo itari yiteze. Email yahinduye amateka. Ku wa 4 Gicurasi mu bihumbi 2000 abantu batangiye kubona email ifite umutwe ugira uti I love you. Iyo email yari ifite dosiye yometseho. Kubera ko abantu benshi batekereje ko ari ubutumwa bw'urukundo cyangwa se ubutumwa bwaturutse ku nshuti, barayifunguye. Mu kanya gato virusi itangira gukora. Yangiza amwe mu madosiye kuri mudasobwa kandi igahita yohereza kopi y'ubwo butumwa ku bandi bantu bari mu rutonde rwa email rwanduye. Ibyo byatumye ikwirakwira mu buryo bwihuse cyane. Kuki yakwirakwiriye vuba cyane? Hari impamvu enye z'ingenzi. Icya mbere, ijambo I love you ryari riteye amatsiko. Icya kabiri, email yasaga n'iyaturutse ku muntu wari usanzwe umuzi. Icya gatatu, abantu benshi ntibari bazi ibyago byo gufungura attachment batabanje kuyigenzura. Icya kane, muri icyo gihe ibigo byinshi byari bihujwe na email ku buryo ikibazo cyashoboraga gukwirakwira vuba. Niyo mpamvu mu gihe gito cyane virusi yageze ku bantu benshi ku isi. Isi itangira guhagarara. Mu masaha make gusa ibigo byinshi byatangiye kuzimya email system zabyo kugira ngo birinde ko ikibazo gikomeza gukwira. Hari ibigo byahagaritse by'agateganyo ibikorwa by'itumanaho. Abakozi ba IT bakoze amanywa nijoro bagerageza gukuraho icyo kibazo. Ibi binyamakuru bikomeye byo ku isi byahise bitangira kubitangaza ku mpapuro za mbere. Abantu benshi batangiye kwibaza bati, ese email irakizewe? Iyo niyo nshuro ya mbere abantu benshi basobanukiwe ko gukanda ku butumwa bumwe gusa bishobora kugira ingaruka zikomeye ku isi yose. Ninde wakoze I love you virus? Nyuma y'amasaha make virusi imaze gukwirakwira ku isi, inzego z'umutekano zatangiye iperereza rikomeye. Abahanga batangiye gukurikirana aho email ya mbere yaba yaturutse. Nyuma y'iperereza ibimenyetso byinshi byagaragaje abashakashatsi mu gihugu cya Philippines. Hari abantu bakekwagaho kugira uruhare mu iyandikwa ry'iyo virusi. Ariko icyo gihe habaye ikibazo gikomeye. Amategeko ya Philippines yari atarateganya neza ibyaha byo kuri internet. Ni ukuvuga ko nubwo hari abantu bakekagwaho, amategeko yari akiri make mu bijyanye na cyber crime. Ibi byabaye isomo rikomeye ku isi. Ibihugu byinshi byahise bikora amategeko mashya arengera umutekano wa internet. Bivuze ko I love you virus ntiyahinduye umudasobwa, ahubwo yahinduye n'amategeko yo ku isi. Igihombo cyabaye kinini gite? Tekereza ibi. Email imwe gusa, nta ntwaro, nta modoka, nta gisirikare. Ariko mu iminsi mike gusa abantu babarirwa muri za miliyoni bari bamaze kwakira iyo email. Ibigo byinshi byatakaje igihe kinini bisana mudasobwa zabyo. Abahanga bavuga ko igihombo cyageze kuri miliyari nyinshi z'amadolari y'Amerika kubera gusana sisitemu, gutakaza igihe cy'akazi no gusubiza ibikorwa ku murongo. Ibi byatumye isi ibona ko ibyago byo kuri internet bishobora kugira ingaruka zikomeye nk'ibiza bisanzwe. Isomo rikomeye.
Virusi yakoresheje amatsiko y'abantu. Abantu benshi batekerezaga ko virusi zikomeye ziba zikoresha ikoranabuhanga rikomeye cyane. Ariko I love you yakoze ikindi. Yakoresheje amatsiko y'umuntu. Iyo ubonye ubutumwa bugira buti I love you, abantu benshi bahita bashaka kubumenya. Nibyo byabaye mu mwaka wa 2000. Ni nabyo bikibaho n'uyu munsi. Abagizi ba nabi bo kuri interinete bazi ko rimwe na rimwe biroroshye gushuka umuntu kuruta gushuka mudasobwa. Niyo mpamvu cyber security itangirira ku muntu. Ese byashoboka no muri iki gihe? Yego. Uyu munsi ushobora kwakira email ivuga ko watsindiye ibihembo, ubutumwa bukubwira ko konti yawe yafunzwe, linki ikubwira ko ugomba kwihutira gukanda, cyangwa se ubutumwa bukwereka ifoto cyangwa video igutera amatsiko. Aya ni amayeri akunze kwitwa phishing. Intego yayo ni ukugushuka kugira ngo utange amakuru yawe cyangwa se ukande ku kintu kitizewe. Niyo mpamvu tugomba guhora twitonda. Filime zatwigishije iki? Mu mwaka wa 2015 hasohotse filime yitwa Black Hat. Iyo filime yerekana uburyo ibitero byo kuri interinete bishobora kugira ingaruka ku bihugu n'ibigo bikomeye. Nubwo ari filime y'ibihimbano, yibutsa abantu ko umutekano wa mudasobwa atari ikibazo cy'abahanga gusa. Ni inshingano za buri wese ukoresha interinete. Niyo mpamvu uyu munsi amashuri, amabanki n'ibigo bikomeye bishora amafaranga menshi mu mutekano wa cyber. Ni gute wakwirinda? Hari ibintu bitanu buri muntu yakora. Icya mbere, ntugafungure email cyangwa attachment utizeye. Icya kabiri, jya uvugurura update mudasobwa cyangwa se telefoni yawe. Icya gatatu, koresha antivirus cyangwa ubundi buryo bwo kurinda igikoresho cyawe. Icya kane, ntugakande linki zitunganye utabanje kuzigenzura. Icya gatanu, jya ugira backup y'amadosiye yawe y'ingenzi. Ibi ni ibintu byoroshye ariko bishobora kukurinda ibibazo bikomeye. Uyu munsi twagarutse ku mateka ya I love you virus. Email yahinduye amateka ya cyber security. Twabonye uko yakwirakwiriye ku isi, impamvu abantu benshi bayifunguye, ndetse n'uburyo yateje igihombo kinini nuko yatumye ibihugu byinshi bivugurura amategeko ajyanye n'umutekano wa internet. Twize kandi ko intege nke zikomeye atari mudasobwa gusa, ahubwo akenshi ziba ari imyanzuro y'abantu. Isomo rikomeye ry'uyu munsi ni iri. Mbere yo gukanda email, linki cyangwa se attachment iyo ari yo yose, banza wibaza uti ese nzi neza aho iturutse? Amasegonda make yo gutekereza ashobora kukurinda igihombo gikomeye. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye iyi documentary. Uyu munsi twabonye ko ubutumwa bumwe bwa email bwashoboye guhindura amateka ya cyber security ku isi. Ariko urugendo ntirurangiriye aho. Hari indi virusi yakwirakwiriye imyaka 17 nyuma ya I love you, igahagarika ibitaro, inganda n'ibigo bikomeye mu bihugu byinshi. Iyo ni WannaCry. Ariko iyo nkuru tuzayisesengura mu kindi gice cya Kazi File. Murakoze cyane, murabeho kandi mukomeze gukoresha interinete mu bwenge. Nge twabanye ndi Sibomana James. Murakaza neza kuri Sibo James Tech and AI. Aha twigira AI na cyber security mu buryo bworoshye. Niba ushaka kubaka ejo hazaza, kanda subscribe nonaha.